Ndabasuje cyane abapayiniya ba Pi Network, inshuti zose zikurikirana iterambere rya blockchain, web3 n'isi y'amafaranga ya digitali muri rusange. Aka kanya mbazaniye ikiganiro cyihariye cyane, si inkuru isanzwe ahubwo ni isesengura ryimbitse ry'ishusho imwe rukumbi, ariko ifite uburemere bukomeye cyane ku hazaza ha Pi Network. Iyi foto tugiye gusesengura uyu munsi ifite ubutumwa bukomeye cyane. Ni ifoto dufite muri screen zacu kuko itwereka Pi Network igeze aho igana n'uburyo kwitegura kuba ecosystem yuzuye ifite ubukungu bukora, aho kuba app yo gucukura Pi gusa nk'uko benshi babyibwiraga mu ntangiriro z'uyu mushinga. Iyo witegereje iyi foto neza, icyambere utubona ni ikibazo kiri hejuru kigira kiti what service does your company primarily provide? Bisobanura ngo ni iyihe serivisi nyamukuru ikigo cyawe gitanga? Iki kibazo nticyabashijwe mu buryo busanzwe, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko Pi Network iri gufungura imiryango yayo ku bigo, ku badeveloper, ku bacuruzi no ku mishinga itandukanye ishaka kwinjira muri ecosystem ya Pi. Pi Network iragira iti niba ufite serivisi ifatika, ufite igitekerezo, ufite porogaramu cyangwa ubucuruzi bufite aho buhuriye na web3 n'imari, hano niho ushobora kwinjiriza iyo serivisi yawe rwose kandi ikakubyarira inyungu. Iyo urebye neza amahitamo ari kuri iyi foto, ubona ko ari amahitamo make cyangwa yihariye kuri crypto gusa. Ni amahitamo yagutse cyane agaragaza ecosystem yuzuye. Reka dutangire dusobanure buri cyiciro uko kiri nicyo kivuze ku hazaza ha Pi Network. Icyambere ni Anchor. Anchor mu busobanuro bworoshye ni serivisi ihuza agaciro k'ifaranga rya digitali n'ikintu gifatika cyangwa gihamye. Iyo Pi Network itanze amahitamo ya Anchor, iba yerekana ko iri gutekereza ku buryo Pi Coin ishobora guhabwa ishingiro rifatika, igahuzwa n'ubukungu nyabwo, service, ibicuruzwa cyangwa andi mafaranga ahamye. Ibi bifasha Pi kuva ku rwego rwo kuba coin icukurwa ikabikwa muri phone, ahubwo ikagera ku rwego rwo kuba ifaranga rifite aho rishingiye, rifite akamaro mu bucuruzi. Hanyuma tugera kuri AMM, ari Automated Market Maker. Aho Pi Network itanga ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko iri gutekereza ku masoko ya decentralized exchange akorera imbere muri ecosystem yayo. AMM ni ikoranabuhanga rituma isoko rigena ibiciro hashingiwe kuri liquidity n'ikoreshwa ry'abantu, aho kwishingikiriza kuri broker cyangwa ikigo kimwe. Iyo rero Pi Network ivuze AMM, bivuze ko ejo hazaza Pi izaba ifite exchanges zayo zikorana n'abapayiniya ubwabo, bigafasha Pi Coin gukoreshwa, gucuruzwa no guhererekanywa mu buryo bwisanzuye kandi butavangura. Iyo dukomeje tubona CEX na DEX. CEX ni Centralized Exchange, mu gihe DEX ari Decentralized Exchange. Kuba Pi Network rero ishyizeho aya mahitamo yombi bivuze ko itifungiranye. Ni nk'aho irimo gusobanura iti twiteguye gukorana n'amasoko asanzwe ya crypto, ariko kandi dufite n'icyerekezo cyo kubaka amasoko yacu yigenga. Ibi rero ni ingenzi cyane kuko bigaragaza ko Pi Network ishaka guhuza isi ya crypto isanzwe n'isi nshya web3 ishingiye kuri decentralization. Listing services nazo ni ikindi kimenyetso gikomeye. Ibi bisobanuye ko Pi Network yiteguye kwakira abatanga serivisi zo gushyira coins cyangwa tokens ku masoko. Mu yandi magambo, Pi Network irimo kubaka isoko aho imishinga mishya ishobora kuza igashyira tokens zayo mu buryo bwemewe, mu mucyo kandi mu mutekano. Ibi bishobora gutuma Pi Network ihinduka isoko rikuru ry'imishinga mishya ya web3. Blockchain layer 1 igaragara inshuro nyinshi kuri iyi foto, kandi bisimpanuka. Pi Network irimo kwemeza ko ifite blockchain yayo yigenga, atari side chain cyangwa token ishingiye ku yindi network.
Layer 1 bisobanuye ko Pi Network ishobora kwakira porogaramu, transactions, smart contracts n'ubukungu bwagutse itishingikirije ku bandi. Ibi biha Pi Network ububasha bwo kugena amategeko yayo, umutekano wayo n'icyerekezo cyayo. Bridge ni ikindi kintu cy'ingenzi cyane. Bridge isobanura uburyo bwo guhuza Pi Network n'izindi networks. Ibisobanuye ko Pi itazaba ikubiye mu isoko ryayo gusa, ahubwo izaba ishobora kuvugana n'andi mafaranga ya crypto n'izindi blockchain ndetse n'andi masoko. Ibi rero ni ingenzi cyane mu gutuma Pi iba igice cy'ubukungu bwa crypto ku rwego rw'isi yose. On ramp na off ramp ni ikindi kimenyetso cy'uko Pi Network iri gutekereza ku buryo abantu bashobora kwinjiza amafaranga asanzwe muri ecosystem ya Pi no kuyasohoramo, noneho ukaba wahabwa fiat ku bazaba babishaka. Bivuze ko rero ejo hazaza umuntu azashobora kugura Pi akoresheje amafaranga asanzwe cyangwa akayigurisha akabona amafaranga asanzwe, kandi byose abikoreye muri ecosystem ya Pi mu buryo bwemewe kandi bworoshye. Ibi rero ni intambwe ikomeye cyane mu gutuma Pi Network ikoreshwa n'abantu basanzwe, atari abantu gusa bamenyereye crypto muri rusange. Byazanye ikintu kidaheza ku mpande zombi. Wallet, haba custodial cyangwa Web3 wallet, nabyo bigaragaza ko Pi Network iri guha abapayoniya amahitamo. Hari abashaka umutekano woroshye, aho wallet icungwa n'urusobe, n'abandi bashaka ubwigenge bwuzuye bwo kwicungira umutungo wabo. Pi Network ahangaha irimo kubaka ecosystem idahatira umuntu uburyo bumwe, ahubwo imuha amahitamo, agahitamo ibyo ashaka. Stablecoin igaragara nk'ikintu gishobora kuba ingenzi cyane mu hazaza ha Pi. Ibi byerekana ko Pi Network ishobora gutekereza ku ifaranga rihamye rishingiye kuri Pi cyangwa rikorana na Pi, rigafasha kugabanya ihindagurika ry'ibiciro, bigatuma ubucuruzi n'ikoreshwa rya buri munsi byoroha. Professional services na B2C application bigaragaza ko Pi Network idashaka gusa abacuruzi ba crypto, ahubwo ishaka n'abatanga serivisi z'umwuga, porogaramu z'abantu basanzwe n'ibisubizo by'ubuzima bwa buri munsi. Ibi rero bizatuma Pi Network igenda ihinduka ecosystem yuzuye y'ubukungu, aho crypto izahura n'ubuzima busanzwe. Iyo dushize rero ibi byose hamwe, iyi foto twereka ko Pi Network iri mu cyiciro cyo kwakira isi yose. Ni ubutumire ku bigo, ku ba developer, ku bacuruzi no ku bapayoniya. Pi irimo iragira iti, niba ushaka kubaka ejo hazaza h'ubukungu bwa digitali, hano niho hantu hanyaho muri Pi Network na ecosystem yayo. Ku bapayoniya rero, ibi bisobanuye ko Pi ufite aka kanya atari igitekerezo cy'ejo hazaza gusa, ahubwo ko ari igice cya ecosystem iri kubakwa buhoro buhoro, ariko nanone mu murongo uhamye kandi ufite icyerekezo cyiza kuri community yose ya Pi Network. Niyo mpamvu rero uyu munsi atari igihe cyo gusebya, gutinda cyangwa gutekereza ibintu bibi ndetse no gutegereza gusa, ahubwo ni igihe cyo kwiga, gusobanukirwa icyerekezo cya Pi Network no kwitegura amahitamo menshi ari imbere. Abantu benshi tubajwe nuko Pi irimo gutinda mu by'ukuri gukuraho firewall ituma mainnet itajya hanze, ariko ntidutekereza tuti mainnet aka kanya igiye hanze, ese nibyo byaba ari byiza kuri Pi Core Team? Oya, ntabwo byaba ari byiza kuri Pi Core Team, kuko iyo biza kubera byiza Pi Core Team iba yarekuye open mainnet. Ese nanone byaba ari byiza ku bapayoniya? Ushobora gutekereza ko ari byiza aka kanya, ariko nanone si uko bimeze, kuko Pi Core Team buri gihe itekereza ikintu icyo ari cyo cyose cyagira akamaro community ya Pi Network.
kuko kuba bashyira hanze mainnet amasoko ataruzura atarihaza, ikoranabuhanga n'ibikorwa remezo bagomba kubakira iri faranga bitarahama mu kuri, ntabwo byagera ku ntego bari bafite bakora iri faranga. Rero niyo mpamvu buri kimwe cyose Pi-Core team iba irimo irakora, ibigikora ku nyungu yo gukomeza umushinga ndetse no kugira ngo abamenye uyu mushinga uzabagira akamaro. Nsoza rero, iyi foto twaganiragaho iri muri screen ni ikimenyetso cy'uko Pi Network atari umushinga wo gucukura gusa, ahubwo ari urubuga rwuzuye rw'ubukungu bwa Web3, kandi ababyumva kare bakabyitegura neza nibo bazaba bafite umwanya mwiza ejo hazaza muri ecosystem ya Pi Network ndetse n'ubukungu bwa Web3. Murakoze cyane rero gukurikira ikiganiro, kandi mwibagirwe kugisangiza abandi ba pioneer, gutanga ibitekerezo no gukomeza kuba igice cy'urugendo rwa Pi Network.